dutangira ikiganiro nababajije kuri Arsenal aho nagira ngo mbabaze iyi season murabona hari igikombe kizataha mu kabati wanyu kuri muri Premier League imyaka 20 iruzuye UEFA Champions League nta nubwo muzi uko gisa Arsenal iri muri ayo marushanwa yombi ikizere kingana gite nibura ko icyizere gihari ariko nta ukwiye kwirara ndetse ejo umukino w'ejo iyo Arsenal iza kuwutsinda najya kugira icyizere gihamye ko bishoboka ko bazatwara championship ya English Premier League ariko ntibakoze nabi ntabwo bakinnye nabi ntabwo ariko ntibatsinze yabaye kunganya ubwo ni point imwe binjije niyo mpamvu Liverpool ubu ngubu biri imbere ho point ebyiri ariko kubera ko batatsinze rero icyizere kiracyahari ariko ntikingana nk'iyo bajya gutsinda ni uriya mukino w'ejo kuri mu birebere yanjye yajyaga kwerekana igihamya cy'uko bazabitwara cyangwa se ko bashobora kubitwara ariko si amahirwe asa n'aba ese mujya mubona ibishushanyo bakora no bayishyize mu giti hejuru nka season ishize icyo giti byarangiye ihanutse ubu isa nk'iri ku ishami noneho wenda ribanziriza iryo hejuru bafite amahirwe arahari iyo umuntu atamenye nyine ni Champions League ariko nayo arahari urebye aho bageze n'ukuntu bahageze n'ukuntu bakina muri English Premier League ari amahirwe aragaragara Arsene Wenger mwajyaga muganira muri inshuti Arteta bimeze bite we ntabwo turamenyana ntabwo turabona ariko aranzi ariko hari ubwo njya kureba umupira iyo nanyuze ndi Burayi ndi ku kandi kazi hari ubwo njya kureba umupira ariko ntabwo ariko arabizi aranzi ndamuzi azi ko azi partnership yacu na Arsenal azi ko nk'umuntu ushyigikira Arsenal kandi maze igihe kinini ariko ntabwo biragera ku rwego rwo hejuru Perezida umuntu ashobora kugira ikibazo kindi cy'amatsiko by'umwihariko akenshi mu banyarwanda babona wenda muri mu ngendo hanze abandi bakongera kubabona mwabasuye mu bice bitandukanye by'igihugu ariko hari benshi bibaza bakavuga ngo umunsi perezida ari muri ofisi ari mu biro umunsi w'ubu umeze gute biba bimeze gute ese harimo bavuze batebye bavuga ngo ese abasinya impapuro hari impapuro asinya hari ibintu akora ese mu by'ukuri umunsi wanyu wo mu biro uba umeze gute uba urimo ibintu byinshi cyane bitandukanye kandi byinshi no kuri ubwo buryo butandukanye hari amadosiye menshi aturuka hirya no hino ngomba nyuzamo amaso ngomba gufatira ibyemezo kuko biba bijyanye n'ibyemezo biri bufatwe cyangwa uko byazamutse kuva hasi mu nzego zibishinzwe hari ibyo barangirizaho bakwiye kuba barangiriza ku nzego zitandukanye hari ibindi bishaka kugira ngo mbanze mbibone mbere y'uko icyemezo gifatwa biterwa n'uburemere bwabyo niba ari ibintu bijyanye n'umubano w'ibindi bihugu niba hari ibyemezo bishaka bije y'igihugu iremereye ko hari nk'ibintu bitatu byose bishaka kandi dufite amikoro make guhitamo ikigomba kunyuramo hari ubwo bigomba kubanza bikangeraho nanjye shyiramo ibitekerezo byanjye kugira ngo bifatwe mba nakira abantu ari kubakira ku matelefone ari ukubakira iyo baje hano ari ni ibintu by'urujya n'uruza isaha ku yindi
ndetse hari ubwo akazi ko mu ofisi gakomeza no hanze niyo ntaha kansanga mu rugo kugeza igihe amasaha y'ijoro yo kuruhuka ageze akaba aribwo ntana nabyo.